burange nawe urumogi darufata urumogi ntibazarufata buryo bazarufata buryo darufata ndarunywa ubu nzi inshuti hari inshuti twagiye dusangira ziri muri Amerika kuri urwo rwego nshinga akabari curanga ntarabireka ndi mu rusengero shinga akabari abantu bakajya bava ku gisozi abandi bakava igikondo kavuga ngo tuje kunywera kwa Mbangutse izina nari mfite izina ritope najyaga ibi bihugu byose nabizengurutse kandi nkiri mutoya cyane nkiri umwana mutoya ariko maze kujya muri ibyo bintu izina ryari ryo kuvuga ngo ibisirimba bya Mbangutse abenshi mwarabibyinye ibisirimba bya Mbangutse indirimbo za Yuzeya Ministry yacuranze ururimi ku mugaragaro indirimbo za ba Trezoro dufite Imana yumva amasengesho akira amazezerano indirimbo nyinshi cyane muzi ndagenda bakajya ngo iryari izina ryiza rihinduka izina ribi tujye kunywera kwa Mbangutse bakaza hari abantu bazi imitsingi ko murahakana kandi muziza ni wowe uri bushingure ni wowe mushumba dufite wanambaye n'ikoti umeze neza ni wowe uri bushingure ni wowe uri busengera umubiri aho ngaho twari tugiye muri nani mochari aho usengera umubiri hanyuma tugende kumuzika ni wowe uri bubwirize ni nawe uri busengera abantu hanyuma batahe dukomeze twinywere nkorera Imana hari abo twakoranye umurimo benshi cyane mubanza bakiza biza Yuzeya Ministry harimo umwere data twakoranye umurimo hari muri JIK Ministry ni benshi nago ndibukwa umuntu wanyinjije muri production niyo wanyigishije kunywa inzoga n'abari bamfite amakuru ashobora kuba ari makeya mwari mufite make cyane igera naho bashatse kunyimika kumena amavuta umushumba wambwi sinjya besha kandi se nabishira ku gatutsi aravuga ngo kuko yari amaze kumenya ibintu mbamo ko nageze aho ndabimwereka hambura tari ku munsi umwe bizashira ntacyo bitwaye ngo ndabiza ngo bizashira kandi yaransengeye pe aravuga ngo rero zakumena amavuta kugira ngo agukure muri ibyo bintu byose dereka nkubwire buri abasinzi baramenyana murabona hano mu mujyi wa Kigali buri nshobora kugera ugiye ngavuga ati kana kumva uriya ni umujamo kandi twese bo mu makanisa pana bo hanze hari n'abandi n'abana abandamayize hari narimvuze ntacyo hari nabona cumbikiraga iwanje zinywa cyane no kurusha no kurya madame wanjye we yageze avuga araruha inshuti nge narasindaga ngatangira kubabwiriza ariko nkababwiriza nanjye nanyoye ibyo byose nari mbirimo kandi mba mu nzu y'Imana ubwo babwita ngo n'ubufroderi siko bimeze kandi nkomeza umurimo w'Imana sinigeze mpagarara gucuranga reka narabikoraga kandi ngacuranga neza cyane n'abantu bagafashwa bakaba n'amafaranga amuka inzoga za hano ziritonda inzoga hari abantu banzi hano apana kumbona hariya gusa hari abantu banzi ni bake barahari reka mbibwire n'abatanzi mumenye nibyo byiza amazina yanjye nitwa Mbangutse Claude umupapa tubatse ifite abana 4 ntuye Kabuga ndi umucuranzi ndi umuproducer ora indirimbo z'amaudio n'iz'amavideo ndi umuhimbyi w'indirimbo urebye uwo ni wengewe muncamake nakuriye hano muri iki gihugu nigiye hano kuva 95 gutyo 94
kugeza 2016 nabaga muri kino gihugu. Nakoreye Imana cyane mu mpano Imana yampaye. Ibyo nshaka kuvuga nta hantu bitandukaniye cyane n'ijambo batwigishije ryo kuba ntushobora gutera intambwe uziritse. Nge nabifatira ku rugero, urabona ihene yiziritse, ihene uyizirikiye ku gati iba yumva ko ishobora kujya kuri shariya, ikarishara hirya ikajya hariya, ariko hari aho itagirenga kubera ko iragenda wa mugozi ukayigarura. Nkorera Imana hari abo twakoranye umurimo benshi cyane, mubanza bakiza biza Yuzeya Ministry, harimo umwere data twakoranye umurimo hariya muri JIC Ministry, ni benshi ntago nabavuga. Nkorera Imana mu mpano Imana yampaye, ndacuranga, nkorera abarimbyi benshi indirimbo nyinshi muzi munacuranga cyangwa se mwagiye munacuranga. Ariko nkorera Imana icyo gihe guhera 2010 na rimwe buryo. Navuga ko mbere y'iyo myaka nakoreraga Imana nsenga cyane pe, kandi Imana ikankoresha ibintu bikomeye. Ariko guhera 2010 gutyo na 11 Satani nanjye nkubitamo ikiziriko. Ibintu ngiye kuvuga n'abantu bake bashobora kubivuga, kandi bimaranye igihe kinini cyane, kinini. Murumva imyaka bimaranye, kandi mu rusengero abo bantu babamo. Ibyo ndi buvuge ushobora kuza gusanga nawe ako kagozi ugafite. Nusanga utagafite ni amahiri, ushima Imana. Nkorera Imana ntangiye kwinjira mu bintu bya production, byo gukora indirimbo z'Imana ndetse n'iz'isi. Aho ngaho niho akagozi kinjiriye. Ntangira guhura nabo tutahuraga. Ndibuka umuntu wanyinjije muri production niyo wanyigishije kunywa inzoga. Kandi agiye kunyigisha kunywa inzoga anyigisha, hari abantu bazi Mitsingi ko murahakana kandi muzizi. Simvuze abazi mwe, abazizi. Yanyigishe kuri Mitsingi. Ndibuka icyo gihe nari ahantu Kicukiro hanze, ahantu bita Ziniya, tuvuye muri studio turi mu gapoze. Ntabwo nayimaze. Arambwira ngo uzaza wiruga ujyana n'abantu gusa ngo ni sente gusa y'iki production. Yari inshuti pe, usoma aho ntacyo bitwaye, arayimpereza subundu. Kanumva ibi bintu mbona abantu bakubitaho gutya akabarasaze, reka ndebe ko nyisomaho ikagira ikintwara. Ndayifashe, tagiye kunywa buke. Ariko uko ngenda nywa kaza numva hari umunyenga wundi ndi kujamo, harimo numva. Nagiye guhaguruka nta nubwo nayimaze. Nagiye guhaguruka kugira ngo ntere intambwe, nkajya mbona ubutaka buri kugenda buri kumpunga. Ariko nkumva ni byiza, singwe, ariko nkumva ni byiza. Ikintu nshaka kuvuga niki, buriya Satani yashaka kugufata. Satani ntabwo ijya guhera muri 100%, ihera hato cyane. Ariko umenye yuko ibintu birakura. Icyaha kirakura kikanabyara. Kiza kibyara kikagira abana, kikagira abuzukuru, kikagira abuzukuruza. Icyaha niko kimeze. Mwumvishano nahereye ko ari agace. Ndagenda biva aho ngaho ngera kuri rimwe ryose, biva kuri rimwe bigera kuri abiri, biva kuri abiri bigera kuri atatu. Nyuma nza gukorera ahantu bita Gikondo muri Grace House, hano baraniya hifotorezaga. Abantu benshi bakunda kwita ngo ni kwa Nyamubyeyi, aba muri Swede. Aho niho nakoraga muri studio
mva kuri urwo rwego nshinga akabari curanga ntarabireka ndi mu rusengero nshinga akabari abantu bakajya bava ku Gisozi abandi bakava Igikondo kavuga ngo tuje kunywera kwa Mbangutse izina nari mfite izina ritope najyaga ibi bihugu byose nabizengurutse kandi nkiri mutoya cyane nkiri umwana mutoya ariko maze kujya muri ibyo bintu izina ryari ryo kuvuga ngo ibisirimba bya Mbangutse abenshi mwarabibyinnye ibisirimba bya Mbangutse indirimbo za Yuzeya Ministry yacuranze ururimi ku mugaragaro indirimbo za ba Trezoro dufite Imana yumva amasengesho akira amazezerano indirimbo nyinshi cyane muzi ndagenda bakajya bongo iryari izina ryiza rihinduka izina ribi tujye kunywera kwa Mbangutse bakaza kwa kabari twagakoze cyo gihe nari maze kubaka twagakoze amezi 6 natankabura amahoro buriya reka mbabwire nubwo abantu baba mu rusengero bajya bakora ibyaha ariko hari igihe batabakabura amahoro bakihagararaho ariko amahoro arabura pe hari nabo twasindanaga aho kugira ngo abyine izindi ndirimbo bagashiramo flash bakabyina ibisirimba ntushobora kubona amahoro uri mu byaha ntibishoboka nge ndabyumva cyane nabibayemo neza aho byari bikiri bitoya ngewe ndangije ndakomeza mba muri ubwo buzima ubwo babwita ngo n'ubufroderi siko bimeze ubufroderi reka nkubwire unanirwa wowe uvuga ngo umugabo wanjye ngo anywa kamwe gusa ngo n'ubusirimu wakiryamira ngo nta kibazo yigirira ngo wanjye ngo yinywera kamwe ngo mu cyuma ngo ndakamuzanira ngo ntacyo bitwaye reka nkubwire karacyari kamwe mu cyumba ariko ahantu ako kamwe kazagera uzamenya amakuru yako uraje wumva aho ngewe igice cyageze nkomeza muri ubwo buzima bwo kwishahisha kandi nkomeza umurimo w'Imana sinigeze mpagarara gucuranga reka narabikoraga kandi ngacuranga neza cyane n'abantu bagafashwa bakaba n'amafaranga erega kugira ijwi ryiza ukaririmba hano ntabwo bisobanura ko ari agakiza kubwiriza neza ntabwo bisobanura ntibihuye n'agakiza guhanura hari abantu nzi ngewe twasangiye iyo yakubitaga amabiri yarakureba gutya akahita akubwira gahunda zose nta wundi uzi abo bantu ntibihuye na gato ngewe nari ngiye gusimbuka reka ngende gahoro kandi simfite ikibazo cy'uko mutari bunyumve muranyumva cyane kubera ko ibi bintu mbivugiye igihe cyabyo kubera ko hari naho nashatse kubivuga ntaraza gusengera hano dupanga na gahunda na pasiteri turabyemezanya ndamubwira ati nyuma yo kubona nawe ariko nkeneye ko turabipanga turabyemeza mu gitondo nambara ikote ryanjye neza ndaza baraza baranyongora ngo sinzi ngo aka gahunda ngo cyangwa tuzabikora undi munsi nahise mbwira ngo niba ariko mu byumva nta kibazo nahise numva ko igihe kitaragera ndabyihorera so impamvu ndi kuvuga ibi ngibi nzi ko hari abo biri bufashe kandi hari abantu biri buze gukiza usibye n'abari hano ndabizi ko ndi online abo ndeba si cyane abari aha ngaha kuko Imana byose yarabivuze kandi n'abari bamfite amakuru ashobora kuba ari makeya mwari mufite make cyane hanyuma biva kuri urwo rwego ndakomeza ndagenda nkomeza nahise nimbuka njya mu Bugande nahamaze umwaka kandi reka nkubwire buriya abasinzi baramenyana murabona hano mu mujyi wa Kigali buriya nshobora kugeraho ngavuga ati kana kumva uriya ni umujamo kandi twese bo mu makanisa pana bo hanze basinzi tuba tuziranye kana message uyu munsi turanywera he
turanywera ahangaha nimugoroba nta gitaramo kagenda ariko hano ndagira ngo hano ntabarimo hano ko ndabona ntabo tuziranye ariko hari fwe ndi bugereho ushobora gusanga tuziranye ndagenda ndimuka njya mu Bugande komeza nkora umurimo w'Imana pasanga abandi bajama basha nsezeranye nabo ga muri Kigali Imana ifashe simve hano kuko barabibujije nsezeye abo muri Kigali mbuye n'abajama bo mu Bugande urumva mva hano nimukira Uganda already nz'abantu bazanyakira ntabwo ugerayo gubamenyereyo mamuziranye ubu nzi inshuti hari inshuti twagiye dusangira ziri muri Amerika kuburyo ushobora kuvuga ngo ejo nabonye visa mu bazaza kugutega harimo abajama ntibigora ntabwo bigora abasinzi bagira niba nabyita connection niba nabyita ibiki ni network ni ni ya myuka ikorana niko abivuze neza ku buryo ushobora kuvuga ngo ngiye muri Australia ubu ufite nimero ko ari nabo musangira online mugashiraho video call kavuga ati ko turanywa wa shirema 2 video call agahita yohereza ako kanya agahita bagura mwese mwicaye yawe kandi reka mabwire uwo muntu bibeshuka namubwira ngo bagufungiye inzu ndabe yaguha ariko barahari yara mu Bugande bikomeza gutyo yose natinze namaze umwaka umwe yo none kubera ahantu nasengeraga n'abajama twari turi kumwe nabonaga nyine bitari guhura cyane amare by'umweru 2 3 icakane ngakubita 2 sinatinze mbitanja Nairobi rero niho naboneye isi muziki no bita isi buri hari abantu bajya babwirwa amakuru ariko bataragera mu isi hano ntago ari mu isi hano mwirwa mugenda mutega mu moto mugira uti hano si mu isi nje nabonye isi n'amaso gutya nyicaramo nyigeramo yezeyo masanga inshuti zabene wacu tuvuga ururimi rumwe turakomeza revira zamuka inzoga za hano ziritonda inzoga za hano ni sindi kubivuga kugira ngo museke mwumve icyo ngendereye inzoga za hano ni za byeri ntacyo zitwara abantu ariko Nairobi bafite inzoga bikorera ubwabo ibo riko sto mu gitondo saa 11 za mu gitondo ziba zifunguye saa 11 za mu gitondo no kuvuga ngo agomba kunywa mu gitondo saa 11 kugira ngo ajye mu kazi apanze kuri gahunda neza nta bitekerezo byinshi bihari baba baraho buzuye saa 11 za mu gitondo tumenyana n'inshuti za bene wacu twebwe urumva twari tutaratangira amakuru yo kubyuka saa 11 byari bikiri ku mugoroba biragenda birakura birazamuka kandi ndakomeza mu murimo w'Imana koze umurimo w'Imana narayoboye mu rusengero hano hari abahamya bansanze no mu makanisa amwe namwe simbavuga mu mazina ariko nabahamya ko ndagira rucya nkababona nahaye mikoro nayo ndabeshesha nguri hari nabandi nabana abandamayize hari narimvuze ntacyo harimo ndamayize harimo uyu nguyu nje nayoboye amateraniro burya nkamuhereza agatuti kandi wabwirizaga nabi nkagucishamo ijisho hari nabona cumbikiraga iwanje nkora ibyo bikorwa mu rusengero kandi rega naha barahaba ninaha barahaba barahaba benshi cyane
amafaranga yabura mu rusengero hariho umuntu bafungiye inzu nkabona barampamagaye fata microphone hari umuntu bafungiye inzu 150 ubwo ni 15 yiri kugisha abakristo bayatanga mu minota 2 nta namagambo menshi 2 yose bakaba yaratanze nari mfite akarimi ururimi gutya kuvugana n'abantu nabacishaga bamaso gutya kandi ndi muzima ntankweye nkambona ukuntu mwitonze nk'uko mwitonze ngahita menya aho amafaranga ari buturuke abanza ngakurebera nk'umumama nkuriya w'umukire hanza akagushekerera no gushekerera ukanga gutanga amafaranga gushekerera no kubyinirira ariko hari byo nakoraga bimwe kubera impano indimo nabyo ni impano hari umuntu ushobora kuzana atangisha amafaranga nibayatanga undi yafata microphone bakayatanga nabyo ni impano cyo narabikoraga biragenda ubwo ni 2017 birakomeza birazamuka 2010 aho byari bitaraba too much 2022 va mu rusengero nari ndimo njya mu rundi kubw'impamvu zitandukanye kuko namwe izi nsengero muri mborega zizo mwavukiyemo hano se niho mwavukiye hano mwicaye hari zo mwabanjijemo ndujyamo irwo nagezeyo mbu mushumba banyitaga umushumba niho uyu mugabo namwakiriraga rimwe na rimwe yaje kubwiriza ariko gayo makuru nta wari uyazi n'abandi akora ibikorwa by'itorero ayobora gera gute inama y'ikanisa bakavuga ati uyu munsi niwo uvugisha abakristo basigara nyuma y'amateraniro kampa mikoro nkabakoresha inama sindi kwivuga ibigwi kugira ngo bame igiti hano kiriya mfite kirahagije hari umuntu wavuze ngo igiti w'abantu bari mu kurwanira ibiti kandi hanze byuzuye buri wese azagenda ciciwe gitakizane nta myanya ndi kuvuga ibingibi ngo no kubera imyanya ndi kuvuga ibi bintu kugira ngo bigire abo bikiza bakiboshwe na wa mugozi kuko abantu turabatunze mu rusengero cyane bigera naho bashatse kunyimika kumena amavuta umushumba wambwi sinjya besha kandi se nabishira ku gatuti aravuga ngo kuko yari amaze kumenya ibintu mbamo ko nageze aho ndabimwereka hambura tari ku munsi umwe bizashira ntacyo bitwaye ngo ndabiza ngo bizashira kandi yaransengeye pe aravuga ngo rero zakumena amavuta kugira ngo agukure muri ibyo bintu byose natekereza ayo mavuta bazamenaho n'ibintu ndimo ahita numva no gushirira no shirira bigeraho ndabikwepa ndavuga ati niba Imana yarayivuze igihe bizabera bizoba ariko si ubu nyine kuko numvaga ntarakonoza muze gukonoza naravuze icyo gihe noneho ngeze Nairobi naravuze ngiye ku ibintu byo kwishayisha amafaranga mba nayakoreye nayanjye umuntu araturuka hariya kandi kizakubwira abantu babasinze baba forode iyo yagakubise ukabona yari amugiye guhura ahitambuka umuhanda nta gusuhuza kuko abatinya ko wumva umwuka nirwa nishahisha amafaranga nayanjye nijurira inzu ngera gute nijura abana school fees no biva kuri ubwo rwego no muri studio nkajya nzizana azishiramo mwumvisha nahereye cyaha kirakura bigera ku rwego nzinywa igihe nshakiye nzinywa cyane no kurusha no kurya madamu wanjye we yageze avuga araruha niwe muvugabutumwa wa mbere nagize buriya reka nkubwire uri umuvugabutumwa wa mbere ufite n'uwo mubana mu nzu iryo ntimwarikomera amashyi kubera ko mubizi ariko umuvugabutumwa buriya wa mbere ufite n'uwo mubana mu nzu ari nayo mpamvu bajya bavuga ngo itorero rya mbere ni mu rugo
buriya ko gutangira ubuhamya hano ariko hariya badashobora kubugutangira ni zero cyane. Ubwo nababwiye ibyo by'inzoga, icyo nshaka kubabwira ni iki. Nababwiye ko icyaha kibyara. Nta muntu unywa inzoga udasambana. Ntibazakubeshye. Iyo ryamaze kukugeramo neza, usigara ukurura uwo mwegeranye, nta n'ubwo utoranya. Ndagenda ndabikora uko nshaka. Nari mvuze ngo madama mbere umuvugabutumwa ngeraho ndamunanira pe, nkabereka icyumweru nkabigarukaho. Ndamubwira ati umunsi umwe bizashira. Ndamubwira ati abantu bose njya numva bagiye bazireka, nta muntu wazirekeshejwe n'umuntu, abenshi byagiye bibavamo. Kazi ka niwe muvugabutumwa wambwiraga ijambo nkumva rirankomerekeje, nkumva ngeze mu rusengero umutima uri kundya. Naho ngo babwirije mu rusengero abandi bavuga butumwa, hari igihe namurebaga nkamubona nawe abibamo, ariko irya madamu ryarandyaga cyane, nkumva subu ngiye mu rusengero uyu nguyu yambwiye gutya na gutya, simwumvishije ngiye kugira gute. Arabyihanganira ibyo byose. Bigera muri 2024 noneho nibwo navuze ngiye kwanamuza neza. Ndagenda nkunywera ikintu bita inzoga z'ubwoko bwose. Hariya muri Kenya bajya bavuga ngo kukunywa bia ngo ni kuharibu pesa, ni kuharibu do na amafaranga. Kunywa za byeri ngo nuko konona amafaranga, kuko ukoresha amafaranga menshi hanyuma ntusinde. Zira zabo bakora zigura make, ukoresha amafaranga make hanyuma ugasinda vuba. Turagenda tukunywera noneho ziriya zabo, numva bibaye by'ubusa. Ajyana mpora n'izindi inshuti nazo n'iz'abarundi, ibo banyigisha kunywa urumogi. Burange nanyweye urumogi, ndarufata urumogi ntibazarufata buryo, bazarufata buryo. Ndarufata ndarunywa, gusa nitwaje gushobokana narwo. Ndababwira impamvu naruretse. Kandi erega naha barahaba bajya ntabwo babivuga. Buri hari n'uri kuvuga ngo ariko nkuriya ngo ari kuvuga iki, ngo ni ngewe uza akamaro bimfitiye, ni nanjye uzaho byankuye. Ngo ariko ngo buriya ngo ntazi ko ngo ari na online. Usibye na hano online, navuze ko umunsi wa mbere nzatanga ubu buhamya, nzazenguruka ahantu henshi cyane mbutanga. Umunsi nzatangira nkabuvuga gusa rimwe gutya, rimwe gusa, nibwo nzatangira none kuzenguruka mbivuga. Chano zose nzabivuga kuko nzi abantu bizafasha, bizakiza urubyiruko n'abasore n'abagabo n'abagore, bizakiza. Kuko nta soni binteye. Icyari kuntera isoni ni ukubigumamo. Ndagenda nkunywera urumogi, ndarunywa. Umunsi korogana narwo ni umunsi narunyoye, ndi gutanga ubuhamya. Madama nitwazanye ariko ari kubikurikira, aho ndaza kuhagera kuri we. Umunsi nza mu rugo nkamubaza umwana wanjye w'imfura, twicaranye gutya ku ntebe, nkamubaza nsakuza cyane aho yagiye. Twicaranye nawe n'umwana wanjye, twicaranye n'umwana wanjye ku ntebe, mbwira umugore mubaza ahantu aya masaha uwo mwana atarataha. Arandeba arambwira ngo noneho wanyoye iki? Nuko yambajije. Ndambwira kubera
ndamubaza Mugisha ari he, aramubwira nawe mwicaranye, mpindukiye kuko ndamubona. Bya bintu ntibikira. Abari guseka cyane buriya bashobora kuba baruzi. Urumogi ni ikintu kibi cyane, wararunywaga ku buryo ushobora kwitegereza kano karabo, muri kukabona kano karabo ushobora kukareba isaha yose, ukakareba ntukabone ko hari akarabo, ukakabonamo abandi bantu, ugakoreramo inama, ugataha ubukwe, ku buryo ushobora kumara isaha yose kugeza igihe bagukangura bakakubwira ngo uri mu biki. Ndavuga ati ibi si ibyanjye, kambyihorere, ndabyumvishije. Kandi urumogi buri hari abantu rutoza isuku, iyo rutagutojeje isuku rugutoza ubucafu n'ibintu ntibazakubeshye. Umuntu nk'urumogi hari uwo rutoza isuku akitonda, akaba muzi intumbwe, umuntu ucecetse cyane, umuntu akajunjama, hari uwo rujunjamisha, hakaba n'undi rugira umusazi, hari uwo rutoza umwanda, hari n'uwo rutoza isuku, ku buryo niyo ubonye ubucafu ni abazimu bari mu rwego rwo hejuru. Niyo ubonye ubucafu ntabwo bivamo. Rwose narutinzeho cyane kuko nabonaga ibintu ruri kunkoresha atari nani character zanjye, mbona rushobora kuzankoresha amakosa. Niba ndi kubaza umwana twicaranye ahari ntari kumubona ntapfuye amaso, ndavuga ati biwapi. Ndagenda menyana, noneho ndi hafi gusoza, menyana n'Abanyakenya. Aho niho finally yabereye. Menyana n'Abanyakenya ubwo ni muri 2024 wera mu kwezi kwa kabiri tariki 16. Amatariki yose ndayazi. Menyana n'Abanyakenya biva ku rwego ku buryo no kugenda nje n'amaguru cyangwa n'amamoto byarangiye. Nari mfite imodoka ntwara kandi ntagomba kwishura. Kunaragiye niga imodoka, umuntu anyigisha imodoka, nzi gutwara imodoka, nzi ko nta muntu ndusha gutwara imodoka hano kuko nge nizi imodoka ninjoro. Sinigeze niga imodoka kuba nizi imodoka hatabona, ubwo urumva habona uburyo nayitwara. Kandi Nairobi haba imodoka n'abasazi, murazizi uburyo batwara amamodoka, nta n'amaksida haba. Ubya bindi byo kuzana ubutese ngo kuratwara wagira bamwe njya mbona byagoye kuva muri parking yana bo kugongera hariya. Noneho ngatwara imodoka, ngatwara abo Banyakenya, twagenda tukaja kunywa, kandi twagenda kunywa ngatwara twajyaga kunywa dufite izindi mu modoka inzoga, ko na drivingaga already turi kunywa. Tukagenda tukanywa, ubwo twahise dutangira gahunda yo kuza tunywa ku migoroba. Ukuvuga ngo umugoroba wacu wari ijoro ryacu ryaramanywa. Twaryamaga ku manywa, nijoro akaba aribwo dusohoka. Aya masaha twabaga twasohotse twagiye, yena nkabatwara mu gitondo tukagaruka, tukagenda tukaryama, nimugoroba tugasubirayo. Mva ku rwego rwa cya gice cya hano mwibukaga nababwiye nanyweye, mwumvisha urwego ngezeho, ngeraho kugenda nkamara iminsi 3 anataha mu rugo, ko twajyaga ahantu kure cyane. Twagaruka mu gitondo tukabazanya amakuru, se ahantu twanywereye ejo ni hehe? Nta makuru. Ni mukaye kabari? Nta makuru. Ni njyewe waparitse imodoka? Ni wowe. Ni wowe wadukuyeho uratugarura? Ni njyewe wabakuye? Ni wowe. None se niko tutabyibuka? Abo simbyibuka kubera ko twese twari twasaze. Imiziki hejuru, inzoga hejuru. Biva kuri urwo rwego, iyo bagiye gushingura
hari bamwe bagiye bagira ibyago tukabaherekeza iyo bagiye gushingura bajyana inzoga batwara inzoga mu mamodoka cyo namenye ko ari ibiriyobo batwara inzoga mu mamodoka bagerayo bagakora imihango yabo bamwe baba bari hanze bari kunywa mu mamodoka barangiza bagashyira ibyo kurya hari abakarya imirongo baba bari kurwana wageraho no ubukwe kandi ubwo ni ku kiriyo noneho bamwe muri abo bashuti banjye ibyo byose ngiye muri abo bashuti nge narasindaga ngatangira kubabwiriza ariko nkababwiriza nanjye nanyoye cya kindimo nico cyagarukaga njewe banyitaga pasiteri rimwe na rimwe nkarira nkumva birambabaje ibyo ndimo noneho kubera ko banyitaga pasiteri ahantu twagiye gushingura abo basore twari turi kumwe n'abandi bakobwa baravuga ati rero urabizi niwe pasiteri hari umuntu bari bahamagaye ugomba gushingura w'umushumba arangije telefone ntiyayifata aravuga ati rero ni wowe uri bushingure niwe mushumba dufite wanambaye n'ikoti umeze neza ni wowe uri bushingure ni wowe uri busengera umubiri aho ngaho twari tugiye muri nani mochari aho usengera umubiri hanyuma tugende kumuzika ni wowe uri bubwirize ni nawe uri busengera abantu hanyuma bataye dukomeze twinywere noneho icyo twaje aho ngaho ubundi twanyoye ariko zitari nyinshi cyane ni nkaho yabonye zitarangeramo neza umwe ahita ambwira ngo hebu pastor kuja kwanza ngupige nani ngo konyage hapa kwa gari unaona uko na mafikiro mingi wacha hiyo ujinga yarafitemo whisky ngo ninzenze ngo mbanze nsome kuri whisky mu modoka ngo mfite ibitekerezo byinshi ngo kugira ngo ncangamuke mbone uburyo nkora iyo mihango nyine meze neza niba murabyumva tavuga ati sawa ndagenda kubita iyo bita shot kubita ngo atungaye ndangije ndagaruka ndagenda nditegura ndangije naravuga ati ebu mutani pe ngapi muranyishura ngahe kuko n'uwo nguwo yari ko yanga gufata telefone ngira ngo bari bacirikanyije amafaranga nibumvikana ndabwira toke uwo mwari mwabwiye yanze ngiye muramangaye mutani pe ngapi arambwe niwe barambwiye 10,000 ndabwira mutafiki ebu fikisha 15k ndabikora nta kibazo ndagenda nafata telefone yanjye ndagenda nandika amagambo yose ngomba kuvuga yose kandi gani igiswahili ndavuga ati okay bora reka mbabwire niba ari ibintu bigoye bibaho ahantu uzomenyera umupasiteri uzi kubwiriza no muntu uzi kubwiriza igihe bagiye kubarikisha umwana igihe bagiye gushingira igihe bagiye gushingura ibyo bipande si uwo ari we wese wobisoma hari abatabyumvishije ariko muzobyumva ndangije ndagenda nandika amagambo y'igiswahili neza ndavuga ati okay ndabanza nihanganisha abantu nimara kwihanganisha abantu babwire ko muri no si turimo atari iwacu twese ko tuzapfa kandi ariyo nzira ari ryo rembe Imana yashizeho tabyandika mu giswahili neza mbishiraho hanyuma tunabwire n'abandi ko bagomba gutunganya inzira zabo baraho ngaho kugira ngo tuzagira iherezo ryiza nibyo tabyandika umukoshi naje kugira bona wa muntu aradibutsa arahageze wa mupasiteri bari bahamagaye ari bigize nabi ndavuga ati yenda ubwirize n'ubundi sinari nabizanye twageragaho buriya niba hari ahantu haba umutekano muke ni Nairobi haba umutekano muke cyane iyo mugenda uko mwishakiye hano iki gihugu gifite umutekano mwiza cyane kana ku musozo tugasinda tukarwana n'abanyakenya bamwe akabatera ibyuma arabo bateye ibyuma barapfa zifata kwinshi nge zarafataga nkarwana nabo harabo abanyagaga abantu ngewe narafashe mbagira inshuti nge nabo bakaga amatelefone nkagera bahitaga bayabasubiza biva kuri ubwo rwego abantu tugazinda tugasohora abantu mu mazu kandi ariyo twanywereye mu mazu yabo
ngana ku musozo. Ibyo byose nari mbirimo kandi mba mu nzu y'Imana. Kandi reka mbabwire ikintu kimwe, iyo uri mu bintu nk'ibyo ngibyo Satani iyo yagushizemo ako kagozi, hari amaso guhuma aya warusanzwe ufite, wowe ukagira ngo uracyaba mu buzima kimwe n'ubw'abandi, uracyari mu isi kimwe n'iy'abandi, ariko we waramanutse ukagera mu yindi si. Hari ibintu byinshi ntavuze, wera nimbona umwanya nzabivuga ikindi gihe kugira ngo kubera umwanya. Hari amaso icyo gihe nyuma y'ibyo byose numvaga ko ndi kumwe n'abandi tujyana gusenga kajya hehe, numvaga nta n'ikibazo nifitiye, babwije ukuri kw'Imana. Nyuma Imana iza kumfasha kugeza aho twagiranye ikibazo n'umugore. Umugore araza, we aza hano abonye ko adashobora kubyangana kuko ntacyo nsigaye mbisha nabimwerekaga byose mu maso ku mugaragaro. Aravuga ati uyu muntu byarangiye kugira amfire mu maso, kabanze njyana abana twigendere mu Rwanda, ibindi tuzaba tubimenye. Imana imukoresha icyo kintu ariko ari inzira yo kugira ngo nkire. Bagore muri hano n'abandi muri kudukurikirana, muzihangane, mwihanganira abagabo banyu kugeza ku munota wa nyuma. Hari umugore utakwihanganira ibyo byose, araza agera hano, yaje mu kwezi kwa 8, bansaba ngiye kuza ndabananira ndabyanga. Kwa 9, kwa 10, kwa 11, kwa 12 naje mu kwezi kwa mbere, kandi nabwo nza icyo kintu nicyo cyampumuye kuko ntabwo nabonaga abana banjye. Ndahotse ibi bintu ndimo, abana banjye bari mu Rwanda, ari sa n'umuntu uhumutse, ndavuga ngo narayobye. Fata gahunda yo kuza, nta muntu n'umwe mbwiye, nta muntu nafashe gahunda yo kuza ndi Nairobi. Reka mbabwire, inzi ko ibintu bitugeraho ari byo baranabyigishije, ni ibintu bituvamo twebwe ubwacu, ushobora kwitera wowe ubwawe wenyine. Ibyo byose nzi neza ko ari nge wabyiteye, nge muntu wa mbere. Uwa kabiri ni urugomo. Hari ibintu bishobora kukugeraho kubera urugomo, inshuti mbi. Buriya niba ugendana n'inshuti mbi, ucunge neza, ejo hawe si heza. Ikindi cya gatatu, nemera ko na Bibiliya ivuga yuko turwana n'imyuka mibi yo mu kiriya kirere, nacyo cyari gifite imyuka kandi barahabaga. Imyuka mibi irahaba pe, nacyo cyari gifite indi myuka yagombaga kunyereka yuko ibyo ndi mu gihe ari bisanzwe. Ariko umunsi nafashe gahunda, fata gahunda, naravuze ngo nza traveling nze, ariko cyumweru bose bari mu nsengero nta no nzasezera, kuko nshobora no gusezera sinzi, kuko nari maze imyaka igera mu 9 hafi 10 ntagaruka hano mu Rwanda. Kandi urebe ukuntu hano ari hafi, hano hari ababyeyi, hano hari barumuna banjye, hano hari bashiki banjye. Murumva ahantu byari bigeze. Ariko umunsi nafashe gahunda, ndagenda ngeze kuri Trinity, nicaye mu modoka gutya, kandi naje nta muntu n'umwe ubizi, naje madama atabizi kuko bari barahebye. Nahise numva imodoka yaratsimbuye gutya, numva ko hari igicu kimvuyeho. Nge numvaga ko mbana n'abantu mu isi, ariko mpita nsanga nsa n'umuntu uvuye mu rwobo, uvuye mu rwobo akagera ku isi aho abandi bantu bari. Ndaza ngera hano, urumva umugore ibintu yihanganiye byose, ndaza ndamubwira ati rero uzajye mu minsi mikuru kwa mukecuru. Yarazi ko ndi Nairobi, naho nari naje ndi mu nzu. Umugore ntiyarabizi uzazane n'abana, azazi ko turi kuvugana ndi Nairobi. Yinjiye mu nzu, mbwira petit frère ati rero wowe urababwira ko hari gift bafitiye. Ari mu cyumba bicaye muri saro bose n'abana, mva mu cyumba ndaza. Urumva iyo shusho icyabayeho, habaye kurira. Abana bararize, nanjye nararize, n'umudamu yararize, kuko bari barahebye. Nageze hano icyo gihe mfata urugendo nza, nibwo numvishije, nibwo namenye ko hari amasabiri, hari isi y'umwijima, hari n'isi abandi bantu batuyeho. Cyo nakoze, namuganije umudamu wanjye, nsaba imbabazi,
kubera umwanya ndi kugira vuba ariko nzabivuga muzagenda mubyumva kenshi. Saba imbabazi data bukwe n'amabukwe turavugana kuri telefone mubaza ari gusengera ambwira ko ari gusengera ikabuga muri Foursquare umudamu ndamubwira ngo tugende. Ndamubwira ati mushumba washombye ni ndarambwira yitwa Pastor Aloys tugenda cyo kumureba turajyana nawe ari kuwa mbere mubwira ibimbabwiye byose. Usibye ko ari yamubwiye yuko barasenganye icyo gihe bafashe igihe cyo gusenga amasengesho arakora. Abadeperi nibo bajya bavuga ngo nasengesho ry'umunyagara ribaho babwije ukuri kw'Imana amasengesho arakora. Amasengesho yankuye njyewe Nairobi nari maze amezi 6 ndyama ku manywa nkabyuka saa 12 nkamara ibyumweru 3 ndashobora kurya ariko ndi kunywa inzoga gusa simfe nkarwana n'abanyakenya sengira icyomba tukanywera mu zuza abanyakenya wowe nyiri inzu nkaguta hanze ngafunga ntibankubite ntibamfunge ntibagire gute. Imana ikankura muri ibyo bintu byose. Hari inshuti zanjye zansengeye zinkunda zitemeye ko hari n'ababimenye barabyishimira cyane ariko hari n'abandi bansengeye. Ndashimira ababyeyi cyane. Hari umugabo wigeze kwigisha hano n'umupasiteri akunda gusenga muri nani y'Icyongereza yeze kwigisha hejuru y'umwana w'ikirara. Yarabyigishije uwo munsi mbona imagine ngewe neza ukuntu uriya mwana yagiye no kuntu yagarutse no kuntu bamwishimiye mu rugo no kuntu bamwambitse ikanzu. Amasengesho arakora. Waba uri umugore ufite umugabo kunaniye ukugoye kujya kumuvuga mu baturanyi si cyo cyangombwa. Musengere hari igihe Imana izakwibuka. Waba uri umugabo ufite umugore wakugoye musengere Imana izakwibuka. Turagenda n'umugore dufatanye ukuboko no kwa pasiteri ikabuga mubwira ibyaha byanjye byose ndamubwira ngo Imana yangiriye neza aransengera kuko nabwiye umugore ko ndashobora kujya gusenga mu rusengero ntaravuga ibi bintu bindi ku mutima. Ndabanza mbibwira umushumba sengere mu rusengero ariko namubwiye ibyo bintu ndagenda ndabimubwira mara nyamaze y'ukwezi kose rero nsengera fata gahunda yo gutangira kujya dusenga n'ubu tujyayo tugasenga haba icyumba cyari amatimu. Ndayikunda iyo timu cyane yaramfashije pe. Igihe naje hano ubwo hari ibintu byinshi nasimbutse kubera umwanya. Igihe naje hano hari umushumba nahamagaye hano abwiye uwo madamu ndamubwira ati rero ubyihanganire uzabyihanganira kuko n'ubundi waranyihanganiye ntabwo nzajya kuri karaga tuti ka Foursquare n'ibintu nakoze ntarabibwira umushumba. Ndamuhamagara umushumba tubana gahunda sinshatse kuvuga izina ryiwe ariko mbabwiye ko namuhamagaye mubwira amakuru yanjye yose. Ndababwira ngo naje kugira ngo usabire umugisha ariko mbere yo gusabira umugisha ndashaka kubwira uwo ndi umenye umuntu ugiye gusabira umugisha kandi uwo mugisha ndawubona. Mubwira amakuru yanjye twamaze nk'amasaha 2 amadame turi kumwe hano gutya. Rangije arabyishimira cyane. Dufite ababyeyi badukunda. Ibi muvuga hari abayivuga batabizi ariko aba barenze kuba abashumba n'ababyeyi. Icyumweru cya mbere banyakira hano hari abantu bakasaka video hari umuntu wakasaka video ahita kohereza madamu kandi twasenganya hano umunsi batwakira hano andika amagambo mabi cyane umuntu ngo mugiye kubwakira muri Foursquare ko n'umu indiscipline. Umugore mbona isukari irazamutse ndahambwe se isukari irazamutse kuri aka kantu gatoya bakase ntaratanga ubuhamya ntarazenguruka iki gihugu ndi kubivuga ndamuturisha tuza niyo ngira Imana ahubwo ngo babivuge n'abandi benshi cyane. Hari n'abandi benshi babivuze aho kugira ngo wenda avuge ngo
tugize Imana turamubonye aragarutse mu nzu y'Imana, aragarutse gukora umurimo w'Imana. Hari abantu bajya babona umuntu yaguye mu cyobo bakarenzaho itaka, byakubita itiyo bakongeraho bapfundikire. Urwo si rwo rukundo rw'Imana. Kandi ntuzacireho umuntu iteka. Satani amenya aho twacumuriye ariko ntajya amenya aho twihaniye. Turihana, tubwira abashumba, baradusengera. Kandi igihe navuye hano uwo mushumba nsengeye naratashye mbona umugisha, naramwandike ndamubwira nabonye umugisha, nzabikubwira neza. Rero nta kintu utakwihanganira wa mama we, wa mupapa we, nta kintu utakwihanganira wa musore we ugiforoda agacupa kamwe. Twageze ku rwego numvaga bavuga ngo abakobwa ngo bajya basambana. Icyo kintu giteye isoni kukivuga, ariko reka nyivuge uko nzabivuga. Muri izo nzu twicaragamo z'Abanyakenya barazaga nka 30 buri saro, uko mwakwicara muri saro burya muri kunywa inzoga mukagera ute nawe bari gukora ibyabaho ngaho, nta n'umuntu bitayeho, umukobwa ku mukobwa kabira nk'uko ndi kure hari runo rurabo. Abo nta nubwo babemerewe, abo nta nubwo bakunda kubona n'abahungu. Niyo bakubonye uri ufite inshuti y'umuhungu cyangwa y'umukobwa baraguseka cyane. Murumva isi turimo ukuntu imeze, kandi ibyo mubyumvisha amatwi, ariko ibyo bintu birahari. Nta kintu utakwihanganira wa musore we, wa mupapa we, kariya kamwe uzakareke. Imana izakugirira neza kandi uzinjira mu masezerano yawe, nibwo uzatera intambwe ugaca cya kiziriko. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane.